ati byaho ngewe ntabwo naburamo icupa ndagashaho uzagera inahagiye ki uri kuza rahira gira amafaranga Chaka iki njyewe ndakura Nsohoka ariko nsohoke. Ari amafaranga hano yakuye urahaza? Ahantu wayakuye se ndahazi ntago ari njyewe wayakoreye. Tuvugane ibintu bibiri. Wamaye angahe? Tuvugane ibintu bibiri. Yego. Uzangarukira mu rugo ruko yazana. Ndakubwiye ngo uzagaruka hano. Umva nkubwire. Atani bibage. Uzagaruka hano utayazanye nzahita nkukora. Wamba barenga gusobanurira. Kaze nkwe. Ndakwingiza. Wamba barenga gusobanurira koko. Nese abandi batangiye gusekera ngewe ibintu byaranyobeye abandi barahinze ni ngewe usigaye noneho kujya kuja kuhasekera ese ndashyiramo iki ko nta mbuto mfite nta bishimbo se ufite mwiyinzu ntabyo mfite byarashize ariko nturi inyengesi wa mugore uyoboye kakanya mubiri gasemute uyoboye ko ari wese wafashe imbuto ukajya kuyigurisha ukayinywera nturura urwo runo ndamazi ese ndarara amazi ngo mwiyinzu ngo irimo ibishimbo none ko inzara igiye kuzatwica niba he banyuko indagire nose batangiye gusekera ryari basekeye kuri 15 none tugeze kuri 25 Bikira Mariya imvura iri kuducika igihe cy'ihinga ngo imvura hiragerera ku butaka nose abandi ubwo ntibareta batabira bagacoca bagatera bagiye gutabira kandi ikindi none uraharaza hoyo urazana amafaranga undazana ikazana amafaranga tugiye gushaka amafaranga ngibageho ureba hamwe yakurura umugabo mu rugo nanjye niwe nishingikirije ariko muri rirwa mutsi hari umunsi udatsimbagara muzahoze inkono kuziko y'ibitsimbano ideshimba byo byatinda mu mutima gute n'ikindi nshaka kukubwira igiki mituweli ntabwo twari twayitanga ikindi ubu mwana bamwirukanye ku ishuri ko rakini forume ye yaracitse yacitse he ubuse kuko turabigenza uyu mukobwa ari hehe budunyu Karame dore upfunamye mwago mashiguru gukoramo iki rero karesha nishiga ntiwamenya ngo kabundamye muziko dore urukwata se cyangwa urukotse ikigori uzasubira mu bigori bya gataraka bazakucugwa mu gongo njundi barakandegeye ukagiye gucamo imisigati kubizi kwa gataraka hari ahantu nkoranaga nabo ibyo budonyo kubizi kuko umuryango gwacu tugiraga amaziri ubonaga twumvikanaga no kwa gataraka utari kumubwira se by'iniforme yawe yacitse ngo kwishuri ngo bimeze bite baranyirukana bakwirukaniye iki yacitse cika umuntu rindagira yacitse he ubwo ni ukugenda wanitse ubuzuto nese we iyo utashishimura kuri rwa rutenge rwacitse ukamushiriramo ikiremo umuyobozi w'ikigo cyabo yabyemera agiye yambaye ibiremo yahita amugarura kandi bivuga ko bari no mu bizami ntabwo yabyemera ngo muri mwibazwara cyo ngahuriro ariko abo bari mu bo koko ico kigo cyo nese ukibwira ko iwanyu mutishoboye atishoboye ubwo ntabwo wishoboye ubwo yagiye diregite data ni ministiri n'umudepite n'umuntu ukomeye afite imodoka afite uzababwiye ko dufite n'indege mutubarizo hazenguruka utishoboye maze dore ndakwisabye wa mugore we kukabare ukanywa nzobya we unjaka kunywiza wanguriye urebe ko noneho ngo sinzonya no kurisoma yewe nkeneye imbuto n'inkingira ejo mu gitondo uzindukira ku ishuri ujane yikanzu ntabwo bakwemerera umujyane muragendana mu gitondo kubera iki ubabwire siko yapfuye oya uvuga ko nyoko yapfuye kuri imfubyi ko wibanaga sebi uvuga ko ababyeyi bawe bose bapfuye uratwishe ubu uri kutwica
badushyingure baduhambe. Kuri mujya kunangiza ntabwo twajyanye. Kugize ute? Mujya kunangiza ntabwo twajyanye nahita noneho nahita mbika. Ngaho duhambe narapfuye. Mbese Nyine narapfuye. atarivemo uziga umwaka utaha. Umuntu yejeje udusaka, sibyo? Hari ikibazo? Ese bundi reka. Ibizamini bya ejo wazaje kumuzana ibizamini byo Kunapfuye kwishuri se. akabikorera hano. Kumbwira njye kubimuzanira narapfuye. Narapfuye Cyo muzajyana. kiboyoma batigonye ko yara mu bwonko bwe yaratakaye. Njye narapfuye. Yaratakaye. Niho nimuvugana uzamujyane neza. Nta nimero za diregiteri ufite? Ye? Oya. Samuganira turababyeyi nyabaki koko. Umwana ungana guca guta ishuri. Hako ibintu byose nigere kwari. Yemwe uniforme zatandutse nigere kwari iki. Ariko hajya mwebwe. Narivemo. Ongera amagara wa mukobwa wawe ujya wishingikiriza. Cyo rivemo rero fasha nyoko gusekera. Sibyo? Muhahinge kandi muhanoze. Ejo uzini kurajana ifumbire muri gahonda. Ujura turawe n'amaturo 20 ku munsi gifumbire. Urukumva? Ubwo rero Mwana wanjye zahindutse ipunda. Amashuri arayaretse. Inde. Ugomba kumugurira iniforme akajya gukora ibizame ejo mu gitondo. Nkeneye amafaranga. Kiki. Turayakeneye twese. Ndagakura he? Ibibazo yashakisha nk'umugabo. Ako kubizikwa kazi nkoraga ko gucukura ibisarani. Ago mafaranga dore na hano nagemuraga amavuvu kuri restaurant. Naho byari banye. Restaurant barayifunze ngo ni muri Amibe bar, ngo ni mu mwanda. None uguzingo agani mafaranga ubwo nyira aho ngaho magana tuje kwisomera gasuru. Shaka igisubizo. So uvuze ko azavuga ko napfuye se? Nyine mbara nkaho napfuye. Shaka igisubizo. Ntubwe nguye uniforme nangahe? Igura 12 bongeyeho 2. Muburebe zana hano. Ndebera ku izina ry'Imana. Nebe ukuntu aka kanya izi nkweto zigise. Uzi na hano zavuye mu menyo ga rubanda. Izi nkweto ntiwazigana imyaka 10. Kazazijana muri kaminuza. Je murirwa muri kubikushumura sha. Se bundi mureke mbabazi. Bundi mujya kumbyara mwarankondaga. Mwambyaye mu. Cyo kibazo wa mwana ukibashe kuko wagitekerejeho. Kibaze nyoko. Twaragukundaga. Nyoko yaragukunda. Aza nuko kimushaka kumvana mu ishuri nimba mwana. Nibaza nyoko, baza nyoko. Genda jakota. Subira mu mashiga. Kagacucura. Umenye ko ejo azajya ku ishuri ariko agakora ibizami. Wumvishije kira kibazo wakintu. Kiraremereye kiraturemereye. Akeneye amafaranga, nkeneye imbuto. Urumva amafaranga akeneye. Ibibazo byose ubundi mpamagara Jean-Pierre. Mumpamagarire. Boga baragiye yaragera turama azingo se. Mumpamagarire. Nuko ngo wabyaye. Nari ahubwo cha duriwe. Ndibagirwaga. Wabyaye umukire. Mumpamagarire. Mukire, tabo mukire. Mpangayika guca. Nta mubyazi ngo kugenda kabundama mu murwa mukuru. Abazingo sabaye hate. Mubwira uti imbuto. Umwana nta shuri. Nkeneye inzoga. Nkeneye muraho neza muraho. Mubwira n'amadeni. Ase wavuze gace nkamuvugisha. Mubwira ko ndimo n'amadeni gageze mu bihumbi nk'ijana. Rero ni papa ugushaka. Giye kuzitwa. Ari he? Ari he? Kirakugutwa mbwire. Alo. Jambiye bitedawe koko. Amakuru ki? Mubwire ko ushaka ijana. Yego. Imana ishimwe ubwo mukomeye muri amahoro. None uzagera inahagiye ki? Uri kuza? Rahira. Gira amafaranga. Nguzaza? Ejo bundi. Ayo we nta kibazo. Sawa se urakoze. Tamubwiye amafaranga. Kupa. Tamubwiye amafaranga. Yakubye. Ese kutamubwiye amafaranga. Itonde ngo azaze ejo bundi. Ibibazo birakemuka gute? Ngo? Fata ibyawe ngewe. Ntabwo naburamo icupa ndagashaka.
sheri ko uyu munsi wa musaza ataje guhinga byagenze gute? naramubwiye ngo azahinge pe maze n'iminsi njya kumubwira ko nanjye ntabwo nzi ikibazo. Nese ahubwo urabona hari n'ahantu na hamwe yigeze ahinga. Uriya musaza uzi ko ari umutekamutwe kandi narabikubwiye. Wowe niwo wamye umbwira ngo uriya musaza tumuha akazi n'umuturanyi mwiza. None reba ibyo adukoreye, ihinga rirarangiye ntabwo araduhingira, ubu urabona azahinga ryari. Nese ko nanjye nanjye Ako mugore wagiye wumva koko, wagiye wumva. So wamutsimbarayeho, sine nazanye umuntu ugiye kuduhingira. None reba ihinga riradusize. Urumva? Nese ubu urajya kumwaka amafaranga twamuhaye. Nese nanjye yanyijeje yuko azi guhinga neza. Anyereka ibisambu yagiye ahinga n'ibiguri niba ari ibiguri byose yagiye atebura ariko nyine ntabwo nzi. Ngaho mbwira rero none se urabona ihinga ritaducitse. Urabona turi bubigenze gute? Uriya musaza urabona azadusubiza amafaranga yacu. Nyine we basi nta kibazo ugiye kumureba kwa kwenda we ari n'umugabo arahita kubaha. Ngaho rero naje nzi ko ubu umurima urangije none reba ntiyigeze nawuhinga. Umva reka njye kumureba ariko ntabwo ari buncika atansubije amafaranga yanjye kandi ni wowe wabiteye sheri ni wowe wabiteye. Nanjye nyine namwizeye nk'umuturanyi. Tugende njye kumureba.